The One Video Library nabakatugezaho gadira rakenewe. Yeah, 7 hours. Mwihangane. Ushaka kureba filime ubundi ndababwiye nako ndacyabivuga. Niyo mpamvu abantu benshi amasambu bare amazu uragenda wakira amafilime bakumva ibijwi bibi ngo ni super. Maze nibazi no gutandukanya abasobanuzi ni benshi cyane ariko ibijwi ko ari bibi ngo ni super niyo bazi ko afite ikintu kibi cyane. Yararenganye. Yarapfuye. Paramount nabatugezaho. Dutangira. Irasini. Uko dutangiye 7 Earths nabatugejeho filime yiswe tutaragera ku izina rya Paramount Pictures presents rena ku izina ryayo ritari ryageraho reka turebe bitangiye mu mashyamba isasu ry'amankorera gatsindwa n'Uwiteka. Paramount ifatanyije na 7 Earths Pictures kumanywa rules of engagement amabwiriza yo kwivanga mu ntambara nameze ati reka uziyarebe igihe abakomando binjira mu rugamba n'iryari hari igihe barengaho Alaka Tommy Lee Jones. Mwibuka mga filime kitwa Samuel L. Jackson bari mu Viet Cong kumanywa ihango intambara irakatsindwa. Commandos Vietnam 1968 niganira reka twumve babyivugira. Araza kumurasa hari umuntu yisi numvesha avuga inyuma. Commandos Kalu iri imbere hakurya hariya ureze gatoya ducemo hagati ndatoya mwebwe murakomeza twebwe turafrankinga abakomando nicyo bita gufrankinga nuguca ku rundi ruhande bakazenguruka umwanzi hanyuma turareba ninde uri gukomeza mu gishanga gaho nagigiceri kwishaka nigiye gukomeza kukiranga ni wowe cyo tuze guhurira muri Kalu umwana baratandukanye ni bakomando babiri abayoboye abandi bakomando babiri ba lieutenant second lieutenant na lieutenant. Sasa kwishaka niho havuye mu Karajya boneza habi mugenzi yagombaga gucana n'abandi basura yoboye baje guhurira mu kagigi kitwa Kalu wavuga mpandazi baje guhurira hitwa Kalu muri Vietnam bari mu mashyamba ya Vietnam barashaka kugera mu mujyi witwa Kalu Katrori. Commandos on duty umwanzi nawo hari abaryamye amajanja barakore ko abasore bagukomeje kugenda ku manywa arajuru ni igifaransa ngusa arajuru se ku manywa kumva ho baca hadui tudui abaguku bari hafa ngaho abaguku babonye abanyamerika batarababona ibi babyita ambush akira bake iyo mguye muri ambush akira bake rabanje uyu kumba we yaciye we ntabwo yaguye muri dudui mugenzi we yasize muri wa murongo amubwira ati kwishaka nini kubwira urakomeza nyenshi hakuno we yaratabawa cakumi abaguku kumbe nabo bari bateze ariko bari bahagarara batari babagiramo mwana mutuze nta kibonye cyo gatsindwa nta kibonye muryame mwese mukuruza amabondo tujye mukuruza indahari baga baragenda kamera nk'inzoka sibyo navugaga barasutama abandi barakoroka musirikare we yasutamye jumera ko byawe jumenya ko byakomeye numubona asutamye jya wita uvuga uti mumbabarire musirikare kurusha ndaragatsirwa n'uwita wagiye kurekura umuriro ibyo bintu bagendana birakonja ariko ibivamo n'umwoto Kalu kumbe babonye abaguku batatu baba bafite abayobozi babo yewe abanyamerika nunga bahumuye tuze tubahumurize nuko atiribamwe tuze tubahumurize. アバゴー
abaguku bari hano. Abaguku, commandos on duty. Fire! Abaho bari bageze bamenye ko imbere byakomeye. Delta rimwe bimeze bite muri position over? Nothing, sir. Gibson ufite ikinacyo ntabwo barambwira. Over. Kutugira umuri. Delta irimo kwamagara. Moto. Mangwa. 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 Abanyamerika bafunguye umuriro abaguku batari babageraho. Amaboko ku mutwe kuba hasi. Yamubwiye kujya hasi. Ako kanya Vietnam babafashe miri. Urafande wabo kuna rero. Mufite bangahe hasi? We uze kiko nazana. Mubase unit yabo iri hehe ni bangahe? Vuga mu wa musiko umuguku nabwo avuga simbi vuga sha. Kumbe bagenzi babaho bari. Nabaho bari baciye. Basore muze duce akome. Bo barabahaye bari muri ambushya nyayo. Fire! Kumviriza neza bagenzi baho baciye ni habi cyane bo barabahaye bari mu gishanga hagati. 2, 1 actual. Delta kabiri murahaganayo barasha abanyamerika ntugatinye Amerika babonye si cya hafi umuriro wa nyawo. Lieutenant wa Delta kabiri yagomba guhamagara bagenzi bacu ku rundi ruhande. Mwibuka bafasha aba Vietnam ari basima. Turi mu murongo wa gatatu uce mu mazi yaho. Babarasiye mu mazi mu gishanga umuntu abakureba neza uri ku musozi abakureba uri mu kibaye. Vietnam barabarashe. Wewe ngwino hano. Mubwire ko dushaka kwerekeza amajyaruguru ya Kalu aturangira inzira. Mubwire ko tutarimo gukina bafite mugenzi wanjye witwa Hodges. Kumenya ko narimo kugukinisha yafashe kamwe mu basirikare be. Ndaraso uyu muswa ni wo kurikira ndabara gatatu. Turangire. Gasopo ya nyuma ntiyavuga. Ukarage. Fire. Call your man off, Hodges, now! Hamagara abasore bawe bareka mugenzi wanjye witwa Hodges. Mfite ijambo ryanjye ndagusigura muzima. Nuza bahamagara ngo bamusibireke ndakwica. Hamagara abasore be uyu ni ubayoboye abarimo kurwanya mugenzi we. Bajye no kumufata ari muzima. Lieutenant w'umunyamerika Lieutenant Hodges. Uyu mu Vietnam ni utanga itegeko bagenzi be akamusiga. Hodges asigaye wenyine abasore bashize. Lieutenant Hodges dore aba Vietnam baracyarasa bararasa n'ubusa. Amasasu dore ukuntu ari ku birenge bye. Mashini gun nizo amurashisha. Bafande yarababwiye basubira inyuma. Uwabamaganye wa wundi bashyizeho imbunda. Uko bagasubiye inyuma Hodges yasigaye wenyine. Mana itabara imbwa ntihumbye. Nawe yaraje abasore be bose barashize nta n'umusigaye. Akiratunze neza abona abaguku basubiyeyo. Abaguku basubiye inyuma. Hodges nta n'umwe yashoboraga kuba yanaganiza muri bagenzi be. Abasore bose yashoboye barashize. Dore abaguku. Rabiet Kongo. Dore abaguku. One actual. You still with me? Uracyari muzima? Uyu ni njyewe ni Delta kabiri wova. No kwitaba yageze ubwo baramona abantu bashize. Break off a pop up if you're still alive. Ngira fata radio mbwire ni bukiri muzima. Nta kindi yakoze mbere yo kuvuga no gutitira kwinshi cyane n'ubwoba. Basore bari bashize. Yafashe bya bindi bimwe bimurika hejuru maze arakirasa bagenzi babo n'abari. Breathe, you hear me? You don't get to die today. Ntabwo uri bupfuye umunsi turakubonye. Maria habwa icyubahiro. Na Yosefu se wa Yesu. Nuko umugaturika ahita kubwira. Bashingije icyubahiro cya Bikira Mariya. Ibintu yabyinjiyemo. Inema yarumvishwe. Umugabo yarahwereye. Yakuye igihumure kubera urupfu rw'abasore be yabonye. Nawe ugenda ugakubitana n'abagabo
niba mwaraniganye ngo ndakuze ngo ariko uziko ngo wakuriye munsi ya paruwasi nanjye ndi haruguru kuri butiki kugira ngo ibyo wabonye warabibonye abana abasirikare mister iminsi yaragenda amasaha 2:10 Camp Eugene North Carolina muri Carolina y'amajyaruguru muri Amerika hashize imyaka 28 va muri 68 ujye mu imyaka 28 ongeraho iyo myaka wumve nejo bundi muri 90 dore nguyu umugabo aho yari yicaye yatekerezaga iyo ntambara yahuye nayo kumbe cyari igihe cyo kudemobiliza hamwe mu bakomando Colonel Hodges yari yarabaye na Colonel muri Vietnam yari lieutenant second lieutenant wungirije barakwereka ngo yace mu biro umunsi mukuru bari bamwishimiye abakomanda agiye kubasezeraho agiye kuba demobo bagiye kumudemobiliza uko yakazi yari lieutenant mwiza cyane mu ntambara ndetse umunini nakano mwiza cyane Atis mwumve ibiziki barabikata Ladies and gentlemen, bagore namwe bagabo the reason we're all here, impamvu turi hano Colonel Hayes Hodges. ni Colonel Hayes Hodges Colonel Hayes Hodges bamukomeye n'amashinshaka amashi bagombaga kuba yakomera ya za ntwari zapfiriye ku rugamba Had a career, kubera akazi ke years of distinguished service. imyaka 32 yamaze mu kazi katoroshye n'akazi ka gikomando mumukomera amajye rwose mumukomera amajye rwose muyarekere ayarahagije Colonel, we got Colonel. a gift and a surprise, so don't act like you're not coming up here. dugufitiye agatangaza tugufitiye n'Imana mbere yo kuva mu gikomando ugiye kudusezeraho agiye kumusivira usibye ko ngo wabayeho umusirikare nta na rimwe yigera kivamo turagushyigikiye mugenzi we nawe yarahari mugenzi we wari umaze imyaka batabonana baherukana muri Vietnam hashize imyaka 25 ni wamutaba yuri yari kuba ari umupfu mwibuka yari mu telefone yaramubwira ngo uyu munsi ndaje gutabara ntabwo uri bupfu uyu munsi uko yakaje kumureba ibyishimo bwari bwose I came halfway around the world today. uyu munsi naturutse hafi ku gice cy'isi cyose nje kukurebera umunsi mukuru wawe yaraje kano Hodges maze anezezwa na mukaragiye waturutse kiradiha agiye kumugenza gukora igikomando muri Amerika inayo yari yamuteguriye ishimwe ngwino ufate ishimwe ryawe yagiye kumwishimwe impano uyazahora mwibukiraho bakoze akazi kamwe muri Vietnam uyamusize mu gisirikare The sword, Colonel. Mota kano Marine Lieutenant Presley O'Banion defeated the Barbary pirates on the shores of Tripoli in 1805. Out of gratitude, Pasha gave him the Mameluke sword. The Marine officers have carried one ever since. yamubwiye ko ari inkota yatwawe n'ingabo za kera zabaye intwari zakunze kurindira ibihugu byazo ndetse akaba ari inkota iranga imwe mu ntwari zarinze Amerika zikatuma Amerika ibaho n'inkota zajya yitwa ziteka yumve ko ari intwari nkayo Now, this man's been riding a desk for the past 28 years. imyaka 28 umugabo yari yicaye ku gatebe Knows how to fight. azi kurwana arwana yemeye gutanga amaraso ye n'indwanyi turamushyigikiye Well, murakoze cyane no more wars to fight, no more trials to lose. nta zindi ntambara nzongera kurwana nta nubwo nzongera guhomba ubu ngiye kwigisha Con the local restaurants in a concerted njye effort. mu maresitora asanzwe numve abasivili ibyo baturusha kurya mu maresitora umva mu ijambo rye abandi bakomando bagaseka To continue serving my country by honor. ariko niba ngombwa bisaba ngombwa ko mfasha igihugu cyanjye n'ikinsaba umusada ndetse n'umufasha nzagaruka ndwane turagushyigikiye nta mukomando upfa niyapfuye muze muragaruka murumvishe mwese muzenjira igikomando ngo niyo upfuye muze muragaruka ntupfa burundu barasezeranye mugenzi ibyishimo biba byose ngaha mu rugendo rwabo baraganiriye umwe ndimo arava mu gisirikare undi yagisigayemo umwe ati nzagukumbura I miss you too nanjye nzagukumbura Kano Hodges yaganiraga na mugenzi we uyaribaza ukuntu agiye kujya mu isi yo hanze kuba mu gisirikare umeze nk'umunyeshuri rimwe na rimwe abanyeshuri baragenda bakiga isi iminsi yagera akavuga ngo abantu tujye mu ngando tuhite dutangira akazi n'akazi ubwako nta nubwo bazi ko ubuzima twebwe tubamo nk'abayangana ari ingando kwazo duhoramo zazi ngo yarumva ko agiye kuva muri kimwe ngo agiye kujya kumva ko abasivile barya mu maresitora kwa Myasiro no mu Ryinyo aragira ngo ni ibyoroshye ubuzima hanze buratwika my friend iyo banyiba kasete amanywa nijoro umenya ko ubuzima bwawe bukomeye nabikuganira nkabikubwira hari umuntu witwa Fadi yarandembereje batangiye kuganira namubwira tumva nta banzi ugiye guhura nabo nta nubwo uzigera ujya guhangana n'abanzi ugiye kumera nk'abana iyo bahura na ba mama babo birashekeje One guy biranatangaje walks out to a swamp, he gets to come home to a desk, another guy drives up, ndibuka umunsi unabara mu gishanga all over the flip of the goddamn coin. That's kubera igiceri kimwe twanaze gusa mu kirere dusa n'abarimo kwitombozamo nuko mu gisirikare abantu bahura batomboza birashekeje nabyo He gave good service to the Corps, Hodge.
wakoze akazi gatangaje hoje nk'umusirikare warwanaga nk'umusazi abanzi bagatinya nzahora nkwibuka nshuti yuramusezeye hogeze agiye kujya mu buzima busanzwe mugenzi we yaratsigaye USS Wake Island muri Indian Ocean mu nyanja nini y'Ubuhinde Indian Ocean ni nyanja nini cyane ni nyanja ihuza Afrika igahuza Asia igahuza ndetse na Amerika urumva ikintu kituri hagati ni nyanja nini va kuri bwa nyanja ushobora kubonamo ifi ingana nk'ikibisi irya abantu 8 ntiyijute ku munsi nyanja nini wasigaye mu gisirikare nguyu mugenzi we yagiye hashize iminsi hano ni mu nyanja y'Ubuhinde yarasigaye noneho akora amazi ariko agakora nka Delta Force mu buryo bwo gutabara aho bikomeye bakamutabaza. This comes straight down 2nd Division through General Perry. General Perry yaragwamagaye mu kanya. Is surrounded by a crowd of demonstrators. Ambasade yacu iri muri Yemen yazengurutswe n'abantu barimo kwigaragambya bigaragambya bameze nabi. 24th Marine Expeditionary Unit is going to provide extra security. Abamarini bacu abasirikare bazingo kurinda ambasade ni bake cyane ku ruvunge rw'abaturage bahari. Turns hot, we're looking at an evac. We got an ambassador and his family there. Tugomba kohereza ukagenda ugatabara ambasade ndetse n'umuryango we. Marines at the embassy advise we can gain entrance through the abasirikare bari kuri ambasade bayirinze ambasade yacu ari b'Abanyamerika batubwiye ngo uraza guca inyuma hanyuma muhinduka ingukira imbere uragenda mu ndege kandi mu buryo bwihuse kuko ambasade aragukeneye byihutirwa. Team, put everyone else on ready fire. My thoughts exactly, Colonel. None se negura abasore bitegure kurwana cyangwa undi ati ntabwo ariko bimeze kano wowe urayobora abasore bagiye gutabara ambasaderi mugende mugiye gutabara ambasaderi biragenda bita abasirikare bitwaza imbunda y'ibizimirimbo cyangwa bitwaza imbunda zo kurasa reka uzurebe filime berekeye muri Yemen bari bafite ubwato bunini cyane burindiye mu nyanja y'Ubuhinde ubwato bwo burinze muri Aziya mu gihe bikomeye bakaba batabara bene wabo bariyo abanyamerika nuko bahagurutse mu nyanja y'Ubuhinde barakwereka bekerekeje muri Yemen. Yemen ni igihugu kiri hafi neza hafi ya Israel aho ngaho hafi ni igihugu cy'Abarabu batajya bakina ndakubwiye iyo bakurakariye none umunyamerika ambasade ye niriyo Sa'an Yemen urumva umujyi kuntu witwa Sa'an ni muri Yemen nuko wumva umujyi w'u Rwanda ngo ni Kigali Abarabu bari bikoranije bari mu myigaragambyo ambasaderi bamwiyamenye twamaganye ibinyamerika nta gahunda zabyo nibataye baragahambirwa Abanya-Yemen bigaragambije dore ambasaderi mama shenge ni gatwe kabineze keri Ezekeri n'abantu bafite impara mu mutwe Ezekeri byari byamuyoboye afande Ezekeri kumva umwe mu bapolisi ba Yemen nawe yari ku marembo arindiye aho ngaho kugira ngo atagira uwigaragambya winjirayo biragenda bite katorore Mashallah tuzabiya uramutwumve cyane tujya batera n'inkingi n'ibibondo byajemo nta mikino mu Barabu bigaragambije. Mama ni kibajo said about some things, darling. Are you mad at Daddy? Bana abantu barakariye papa se oya ni papa wavuka papa none ke papa avuka abakogeki nawe ntuvuka mwana Abarabu barakariye Amerika turi muri ambasade kuntu birukanga n'imizigo hari abakomando baje gutabara mu gihe biramutse bikomeye Delta Force ikipe yarije uyu mugabo yarwanye intambara nyinshi harimo intambara yarwanye muri Vietnam iminsi maze kwicuma nguyu agiye gutabara ambasaderi wabo muri Yemen. turabamaganye agasuzuguro nk'aki Bujumbura turabamaganye rwose nk'aki Kigali kandi bari hano bigaragambye kandi abantu bigaragambya ni babi batangira buhoro ariko mu kanya gato ushobora kubona byafasha umuriro ukabona abantu batangiye gupfa. Sir, they think I'm going to tough this one out. They're crazy. This is going to get worse. You tell Mrs. Marine to start packing what she needs. We're going home. Ira madamu wanje pakira ibishoboka turataje. All those helicopters. Izero ko batera ariko siri. Choppers are. You heard me? Where the hell are the choppers? Ambassador ari marabaza indege ziri he abakomando bari baje kumukura indege ziri. Abakomando ni bajya baryama amanywa nijoro. Musinzira kubera abagabo bambara batya mugasinzira kubera ibintu abagabo bambaye batya by'imikara babikoreye amanywa nijoro. Ambassador amabuye abaturage barayazanye uri muhamya kuzura ari muhamya wupima ku mutwe n'abapime mashallah Abarabu bari hano bakameje amabuye batangiye gutera muri ambasade batangiye kwibonezamo amabuye Aberi w'umunyamerika ntabwo bamwimfuza n'Abarabu muri Yemen ngabo ikivunge baragenda barakomeje n'abandi baraje babaye benshi misita ambasade y'Abanyamerika yagatoye dore amabuye arimo kuzamukayo nawe barakomeretse abasirikare ubundi bare kuri sima kumbe hasiyemo n'abandi inyuma yabo barimo bararasa amasasu imiriro yatangiye kucanwa ambasade barayikongeza
hari abasirikare baje bababwiye bajye gutabara ambasaderi. Mupanga munashyiremo lock and road, mufunge muna loading ni kwa kundi ushyiramo seduke itari yasoma amazi kazi kumva barabo bafite ba sniper indege bari bazibonye. Kano arimo kugenda yabonye abaturage bari buzuye kuri ambasade n'abandi baracaza bari mu mayira. Ambasade yuzuri wabona umusirikare wabo umwe wanyine ni wari hejuru asa nawe arindi aho ngaho, kandi abarabutubonye harimo n'abafite imbunda. Ibintu bishobora kureba uko tutabikekaga barabo batangiye kurekura umwoto. Abanyamerika ni barare kuri sasu na rimwe. Gucunga neza abona umudamu uteruye akana, uruhande rwe hari umugabo ufite imbunda, n'undi nuko abagabo bafite ubwenge buraho bagiye kurasira bahashiraga umwana n'umugore, ku buryo wishatse kurasa ikiyebe wavuga uti ngiye kurasa umwana sha. Ambasade barayikongeza. Ambasade y'Abanyamerika muri Yemen. Ndagira ngo ukurikire filime unarebe. Filime yiswe nde? Rules of Engagement. Amabwiriza yo kwivanga mu ntambara. Tubanze ducunge neza kandi tsakunje umupolisi wari urinze aho. Mu mukubita cyane we n'umukafiri, mukubita cyane mukafiri. Bakubise umukafiri. Ufa kuba utari umwisilamu, abisilamu bakubita umukafiri tu. We're in Red Bear, turashaka kugira ngo tudebe kuri ambasade ducaga nayo. Turababwira mugende kuri evac. Bavugaga ko kuri ambasade babona amasasu sana barimo kwinjirayo. Nakurasa babatumye kujya gutabara ambasade yabo. Kumba barabo. Manshallah ari kumwe natwe cyane. Manshallah. Ambasade barashaka kwinjiramo ku ngufu. Barabaje gutabara ambasade. Ndagira ngo ukurikire filime nayirebe. Cyese kiriya umufaransa niko avuga. Ubwo ababaza ngo niki kiriya. Cyese kiriya. Katrori. Komando bambere bavuyemo muri helicopter ya mbere. Nindi nayira parika abakomando ba kabiri bavamo. Helicopter zaje ari 3. Nindi nayira parika abakomando bavamo. Wagira ngo igihugu cya Yemen nta basirikare kigira. Kuko nta musirikare n'umwe cyangwa umupolisi wa Yemen uri kuri ambasade y'Abanyamerika. Uburyo umwanzi kwinjira ari ibintu byoroshye. Abasirikare iminota mike cyane bari basesekaye bameze nk'uburoro bumwe butera inkoko. Ni benshi bafite ibikoresho bayobowe na Mukarage warwanye muri Vietnam. Amabwiriza afite nayo gutabara ambasaderi evacuation, no gutabara ugakura aho ngaho mu byago. Nta n'umwe winjira azamukiye ku nkuta cyangwa arenze ku marembo. Captain nawe arategeka, ni Captain Lee. Hatagira ubacaho muransobanurira nanjye nsobanurira fandi. Bombe hari abarimo kohereza amasasu. Dore ba marini barindaga kuri ambasade mbere. Bo basubiye inyuma bo ikipe ya Delta Force yageze. Basubiye inyuma ba marini bajya ikipe ya Delta Force ni ikipe itoshe. Abandi bakomando babise bose n'Abanyamerika. Mu gihugu cy'Abarabu hano ni muri Yemen. You speak English? Yes. Where's the ambassador? He's top. Uvuga Icyongereza cyane, ambasaderi ari hejuru. Abona Abanya-Yemen bakora muri ambasade Katrori. Sniper ngaba dorabarabu. Barabu barapima kunyama. Mujye bariye bababwiye ngo nimujyayo mudagira isasu na rimwe murekura mutabare gusa ambasaderi. Ambasaderi ari. Mane yanjye mujye kutuvana hano se. Uko butari zitegereje ambasaderi ziri hanze mutegereje atagira ujya mu idirishya amasasu arimo kwinjira. Dore ambasaderi mama shenga. Nabinginze arimo arasaba imbabazi. Muvane hano we. Uko butari ziri. Kwaje twitagwa kukuvana hano cyane kandi bitaka. Ninde waguma muri uyu muriro? Urabona nasutamye sha. Ninde waguma muri uyu muriro? Mr. Ambassador yasutamye, ambasaderi gusutama bari ibintu bikomeye. Ambasaderi uzi ko bameze nka president mu gihugu cy'abandi. Ngo agenda apfukamye apfukamba nk'iminji umenye ko ibintu byakomeye. Abantu batangira gupfa. Basi sniper barabica. Filime yiswe Rules of Engagement, amabwiriza yo kwivanga mu ntambara bibaye ngombwa. Baragendera hasi bamenye ko hano hari ba sniper. Babarabu barabapima nta sasu ry'umunyamerika rimwe ryari ryasohoka. Urebe filime kubera ikireba filime yiswe nde? Rules of Engagement.
Musitafa bari hariya babuduru barabubakamejije babuduru amazina yabo dore Musa anagaye igisasi nta mikini yari na Yusufu bana babarabu bari hano fire battle on the ground bakana kambasaderi What's your name, sir? Nitwa Jacket ni mwana wanjye ngino mwana wanjye ntabwo ari umunyamerika bambira barabakabaye babanizuma Want to bring that with you? uriteguye ngujyane kuri rokobutera kandi kati cyane papa yagiye tekereza ambasaderi yiruka agasiga umwana bamenya ko byakomeye naho umwana rero na nyina kamuta ntabwo ari hano umwana rero nyina niyumva nyina aramwumva ariko akamusiga umusirikare niwafashe sniper ari muri metero nk'ijana gusa uvuye hano sniper abapima neza ko ari hafi babonye ba sniper hasi hari abaturage bigaragambye mu yandi mazu arengereye hakurya harimo ba sniper We got 3 Marines hit. What is KIA? dufite ba marini batatu barashwe umwe ni KIA Tell them to wait out. Roger that. babwire bantegereze kamana ngeze ambasaderi ku ndege dore kano koloneli yirukanse ateruye akana papa wako yagataye ni nawe wabanje areka wa mwana azabyara undi nyundo zirahari zicura ibyuma nyundo zicura ibyuma nawe ziba zaragiye harumva umwana azabyara undi waguruka kuretse gatoya uyu yategetse ku ndege ziba gwiki koloneli ntabwo twategereza hano abasirikare barashize koloneli aramubwiye n'abategereje gatoya koloneli asubiye gushaka iki katurori yaje yiruka ahura n'imirambo y'abasore baguye tugende musirikare kuki tugitegereje hano musirikare koloneli aratubwiye ngo dutegereze we basatade kuki dutegereje hano arimo aramubaza impamvu bategereje umusirikare avuze ko koloneli abategetse gutegereza kumbe koloneli hari kimwe atashoboraga gusiga aba basirikare ibintu bibiri bubaha igihugu imbibi zacyo zirenzeho ubushaka intambara ikindi iyo ugerageje gukora ku idarapo ry'igihugu ubushaka intambara ku bakomando n'amabwiriza yabo batajya barengaho kumbe ambasaderi yaramutabaye hari ikintu kimwe adashobora gusiga mu mayira mu idarapo ry'igihugu cye naryo asubirayo kurivanayo ni koloneli bane babarabu ba Madina barimo hariya ba Aisha barimo hariya abakobwa nabo bari mu ntambara ba Suma barimo hariya ba Madina aba Aisha ntambara yakamejeje hano ba Musitafa ba Budu ba Muhammadi Imani kurinde n'abaterisa rya gisivili na ambasaderi komando basibe mu rugamba yagarutse yirukanga arashaka kureba abasore bedora indege yagomba gutabara ambasaderi mu birere yarahuriye masererekera iratashira mu cyuyi sasa baye mesh koloneli ari mu gukamba kubiye kuba komando babona bashize abasore bakize arakomeza arakamba nakubwiye umusirikare wakurinda jya umenya ko ibintu byakomeye isaha yose ashobora kukurekuriraho nubona umusirikare akurinda uruhande rwawe nushaka ujyaje witonda umubwire utegese imbirimo ashobora kukwitiranya yirukanse maze aragenda gwayo akigwayo hari undi musore wari hejuru y'ibaramuha tunga neza bamurashe mu hasi na burya riri muri kano arongurutse hasi arongera areba neza yitonze yarebye neza yitonze Redman ranyo mupige target neza muyapira muri abo baturage afande umbwiye ngo iki ntabwo numvishe neza hejuru y'inyubako ariko ba sniper ntabwo tubabona Captain Lee wumvishe itegeko ryanjye murasaba baswa turasa mu baturage murasaba baswa ingage mwivange amabwiriza y'intambara dore uko amera abasore bababwiye kwivanga maze dore umuto mu baturage dore umuriro dore umuto dore umuriro data we abakafiri baratumaze we dore umuto murekere kurasa murekere kurasa we mwabaginga mwe ndababwira kurekera kurasa bakiginga we ntabwo mwumvisha mu gahanda
enemy snipers out there. Stay down. Ba sniper barciye kurasa nimurekere. Mama we. Mama umukafiri cyakoze mwana haramu. Ho! Ay dore Captain Lee niwe babwiye kamno ya mu telefone yaramubwiye ati Captain mwivange mu ntambara. Dore umuto. Hako mama ko mugiye kare koko. Hango cyuta mu ruhande. Ho! Kano. Yababwiye engage bivanze. Sibyo bashaka gasegera so yiturwe mwumvishe. Uruturambo. Ho! Kanya gato cyane igihe kitare. Yewe data we! Abakafiri barakakasirwa we! Mwana harama aratumaze. Sergeant Mack. Sir? Sergeant Mack. Back to all stations. Mission complete. Muhamagara station zose mission turayirangije. Dead and wounded out first. Mubanze mutwara abakomeretse duhite natwe dutaha. Niko bimeze Kano. All stations dismissed. Red man. Mission complete. Mission complete, mission irangiye. LZ. I'll copy over. Bose bagombaga gutaha. Baratashe baka muri Amerika. Bisi mike cyane amasaha make cyane muri Amerika umusore amaze kugera SS kayiyo turi ba generali. Kiriya ni ikibazo gikomeye cyane kurasa amba civil uzi kurasa abaturage. FBI investigation shows that FBI pereza rya biragaragaza ko directly across the way the snipers. Ba sniper bo barasaga abasirikare bacu kandi bari mu mihanda itandukanye. No sir. Hari intwaro bigeze abana abaturage barashwe sundatawe nyakubaho. Just this could have been a terrorist operation. Bishoboka kuba ngo ari ikibyebe byari byateguye uko kwigaragambya. Hari kibigaragaza se undatse cyane. I don't want to watch videos, you know, and I don't want to hear about. Nyakuba hano hari ka cassette we nta cassette nshaka kureba urabizi ko nanga ibintu by'ama video yewe. Bana ngabyo bikassette. Abaturage 83 bose barapfuye. Another 100 or so critically wounded. Abagore abana ndetse n'abandi baturage bose yafasha yica yabishe nabi cyane. Tumushyire mu rukiko. There have been regular reports of a terrorist plot against this embassy. This was a ambassador ariko yari yateguye imyigaragambyo n'ibyihebe. Like clockwork, the usual bullshit about American presence in the Gulf. Ibi ngibi nyakuba urebye mu binyamakuru buryo barimo kuvugamo baravuga ko rwose ari imyigaragambyo yari isanzwe nk'uko abaravuga batadukunda ariko ntabwo ari imyigaragambyo yari yateguwe irimo imbunda. Are responsible. Ibi rero urupfu rw'abaturage bose birabarwa kuri leta ya Amerika. Appearance of a cover-up. Tugomba gushaka uburyo iki cyuho tukiziba. We sent Colonel Childers in there and the mission went to shit. Twohereje Colonel Childers mu rugamba umwanda masuragendo ramusambana. Or the people who issued those orders. Childers. Nuko bwa ngo byose birareba twebwe Childers. Let's just get that straight right now. I'll tell you what we ought to get. Childers yishabana n'abagore b'inzira karengane batari bafite imbunda we tuzi. Childers ni umusirikare yakoze ibyo agomba gukora ko yaraswe. The war with Yemen over. We're covering our intambara yacu na Yemen yararangiye cyane. Now, General. Uburasirazuba bwo hagati bara bose bagiye kutwanga. Headed miscalculation. Twaba dufite imibare mike cyane. Embassies in Saudi, Jordan and Egypt. Muri Egypta, muri Saudi Arabia ndetse no muri Jordan dushobora kuri wese ambasade zacu kubera ahantu twateye ibyo n'ibindi bihugu bituranye na Yemen. Bishobora kwirukana ambasade z'abanyamerika ngo zisha abandi barabu b'inzira karengane. Over there, and when that happens, the body count of American dead is going to be a hell of a lot higher than 3. Abanyamerika turi mu byago. Soko. Soko uze cyo ugiye kujyamo. Uyu ni Soko arimo araganira na General. Soko ni umwe mu bashinzwe n'abajyanama bakomeye cyane mu bya gisirikare mu gihugu cy'Amerika. Ugira ibihe byiza nyakuba General umuntu abwira ngo umunsi mwiza nyakuba ni nyakuba Soko numujyanama ukomeye cyane ni uvugana na perezida ku by'umutekano bana iki gihugu rero cyadukashije tupakasize mu gace iraso yitorwe ndi baganira buhoro kandi mu matwi igihe ariko ndabizi. Nobody's looking at it. Ntayigiyo cassette nayireba. Why should the United States be held responsible for the actions of one man? Kuki leta ya Amerika yashinzwe ibikorwa by'umuntu umwe gusa reka tumushinje ko yisha abaturage 83 tumushyire mu karubanda hariya tumumanike tumwice birangire. Over their heads this moron. Didn't he know where he was? The Middle East. Yarabizi ko ari mu Bwarabu. Isolated on the snipers, he could have avoided confrontation. Yari kwihangana ninjira muri ba snipers akirinda kurwana akamenya ko ari mu gihugu kibi cyane barabizi. Forget this tape. Iyi cassette yibagirwe. Forget this tape. Tape yibagirwe. Testify about it. I don't want it to exist. Sinshaka kuyireba, sinshaka kwinabaho. Ni cassette igaragaza ibyabaye. Nashaka kuyireba, ntashaka no kubona ibaho. Dore uwo barimo kubeshyira ngo uyu mugabo yarashe kubera impamvu mwibuka abasirikare bari bashize.
kandi agiye kuvuga ngo engage twebwe bari bagiye filime twe twayitangiye uriya arimo aravuga ibyo atazi je nabibonye agiye kuvuga engage baje kurunguruka mbaturage menya ari icyo yabonye twebwe tutabonye hari icyo yabonye ikivayo ntabwo boherezaga ibishyimbo reka da n'umwoto n'abasubiza undi gira so yiturwe numa y'u Burundi yabwiye u Rwanda ngugu hajye umu yewe shaduha umunota wa mujenerali wamutumye aramuhamagaye Colonel, it's my duty to inform you that you've been charged with. Ni inshingano zanjye kukubwira ko ushinjwa aranaceceka. You know the drill. Nakurabizi ntabwo nirirwa mbikubwira. Kiri byandiko wisomye. Article 32 investigation. Ni article ya 32 iperereza ryayo riravuga ko rwose winjiye mu gihugu cy'abandi hanyuma rwose akanya ko ngo mwanyohereje se ni twebwe mwanyohereje se nikore iki n'inkoni oya ibyo ntuzabe yagiye yitwaje ibyo abandi yabasanze bafite. The Marines fire into a group of innocent civilians. Baravuga ko warashe innocent civilians abasivili batengana madasa n'ubwicanyi banshinja baramushinja ubwicanyi. I'm the convening authority, so I've got to get this BS out of the way. Nanjye wihangane ntabwo ari giye ahubwo sinya hano genda kumenyesha sinya hano ndakumenyesha gusa ariko nanjye birambaje kubona bagushinja ubwicanyi amenye ko bamutumyeho. Won't be any free trial confinement. Yarababaye general yuko buri cyo akora arimo arabwira kano. This court martial convenes in 8 days by direct order of the National Command Authority. Urukiko rwatangira iminsi 8 gukora ndetse nanone n'itegeko ryavuye muri Command Authority uri mu buyobozi bw'inkiko za gisirikare. Angana. Terry, God damn it, we've been friends for 20 years. Tumaze imyaka 20 turi inshuti Colonel. Ni inshuti. You want to tell me exactly what the hell happened out there? Wambwira ibyabaye aho hantu muri Yemen koko. I lost Marines. Nabuze abasirikare nyakubaho. I was hostile, they fired on us. Abaturage baje bigaragambye baturasheho. Nibo babanje kurasa sigewe. I want you to know I did everything in the world to keep this from happening. It's just out of my hands now. Urabizi neza ko mbaye mfite ubushobozi ibintu natuma bikujyaho ariko birenza amaboko yanjye arahambiriye. Yaramurenze nawe nta kindi yakoze barakwereka yagiye gutembera. Akubitana na wa mukoloneli wavuye mu gisirikare The Mob. Abasirikare banani wagiye muri The Mob ndebere filime kundi ryoshye. Something here. Umeze ute? Kandi mo ndirobera isambaza. Imyaka 2 batabonana. Yari inshuti yaramutabaye yari muri Vietnam. Yarongera amusanga hari. Baraganira. I really need your help. Nyine ubufasha bwawe. Anything you need. Icyo akenera urabizi ko nakiguha watabaye ubugingo bwanjye umunsi umwe. You don't understand what I'm asking. I want you to be my lawyer. Ntabwo uzi icyo ngiye kugusaba ndashaka kugira ngo umbere avoka. I want you to be my lawyer. Avoka. Dore filime. I'm a good enough lawyer to know you need a better lawyer than me. Nakubera avoka ko baye avoka urenze uko genda kuna kubera avoka. I'm gone. You need one of those Washington cats. I don't want some Starbucks drinker who's never seen combat. I need somebody who's been shot at. Oh yeah. Ntabwo nkeneye umuntu utarigeze araswaho ndashaka umuntu wigeze araswaho yaramubwira ko atari lawyer mwiza ajya kumburanira gatsinda. Ndashaka umuntu wahuye n'igisirikare agahura n'amasasu niwe wamburanira ibyo narindimo. Nibyo barimo kunshinja. Ndi lawyer, a weak lawyer. Lawyer udafite intege na gatoya. A very lawyer. Weak lawyer. Ndi lawyer udafite agatege na gatoya. Lawyer n'abavoka. Wa wundi ujya mu rukiko akakuburanira ibyo mwabibaza bitorye. Azamuka gukuntu ngo buri munsi ipantaro. Hano baragenda ba lawyer ugomba kujya kugura lawyer ugomba kufite n'agafaranga hafi. Muzajye mwirinda ibibazo rero utazajye kuburana abavoka utarigeze ubiteganya uza amafaranga mugendaho. Ariko yagiye gushaka mugenzi we. Dean's put the major through Stanford Law and he owes him a couple years before he takes over the rest of the world. Major, of course, you know General Lowry. Uriya ni General Ole. Uriya ni General West. Uriya ni General uyu ni uyoboye ingabo z'igihugu neza. Hanyuma director niwe mwunganizi wa president hatarabahari. Hanyuma uyu ni avoka twazanye ugiye kuburanira igihugu cya Amerika. Bas igihugu gishese avoka ugiye kushinja nta nubwo ari avoka uyu mushinja cyaha. Agiye kugenda shinja umugabo ibyo yakoze atanahari. Because ndebere film. Was complete and Leta yazanye wayo. It all seems to point. Rwose itegeko rya 32 yararivugiriye. Requested a military attorney, sir. Colonel Hayes Hodges, 2nd Marine Division Lejeune. Any relation to General H. Lawrence Hodges? His son. Larry Hodges. No muhungu wa Lawrence Hodges. Hodges ni ugiye kujya kumuburanira uwo akaba ari Colonel Hayes Hodges yaramutabaye muri Vietnam. Bararwanya muri Vietnam bari kumwe. Hanyuma basa nk'umusazi tumukura mu gisirikare. His class at Georgetown, sir. He doesn't take too many cases, doesn't win too many. Ntabwo ajya afata ibirego byinshi, ntabwo ajya atsinda ibirego byinshi. Afite ikibazo cyo kunywa amayoga. Uwo rero naza ngo agiye kuburanira mugenzi we nzamutsinda rwose Rwanda rwose babona. Kuka rubanda. I am not a hired gun. Ntabwo ndimbu ndikodeshejwe ndimo ndarwanda igihugu cyanjye. Government's case. Nizera ibirego bya leta byose ndabiburanira nkabitsinda. I will try this case on
Good evidence only. I'm glad to hear it. nditeguye gucinja iki kirego nkamushinja icyaha kikamuhama kubera ko ari ibimenyetso bigaragaza. Basi umushinjacyaha wariteguye arashinja ku ruhande rwa leta ya Amerika kandi bagomba gutsindisha igirego kigafata wa musore Childers. Childers na wundi yagiye gushaka dore yaje kujema mugenzi we. Mugenzi we namaze kumva ko afite ikirego yarabanje ajya muri list z'abasirikare bose b'abanyamerika bapfuye dore ahantu bagenda babandika. Ku kibambasi ari kibambasi gishinzwe kwandika y'intwari. Amageze ku kibambasi yibutsa abasore ukuntu yababuze ari uruhande rwabo muri Vietnam. Ibi byonyine biramuha motivation mwongera imbaraga zo kuburanira mugenzi we. Yatangiye kwibuka ukuntu aba Viet Cong abaguku batangiye kubagirira nabi maze mugenzi we Childers akaba ari umutabara. Childers yamusanze ari habi yasanze yanahwereye bamuzanye ameze nk'umupfu arimo arabyibuka ukuntu Childers yamutabaye muri Vietnam bamuryamisha hafi y'umuguku mu Vietnam arimo aribuka ukuntu umusore wakwigendera aribuka ndavuze ngo genda bakagabo watumye babarira mugenzi wanjye genda aribuka aka Vietnam kategetse abandi gusubira inyuma ukuntu yakababariye kubera ko yarinze ijambo rye akabwira ati mugenzi wanjye nakira nawe ndakobora ugende. Harimo aribuka yari yahwereye akabona umurambo mu Vietnam uruhande rwe ntazi ukuntu yahageze aribuka mugenzi wababarira mu Vietnam ngo nagende kubera ko nawe yatumye mugenzi atabarwa. Yarapfukamye yunamira abasore bose bapfuye ari bayoboye agiye kuburanira mugenzi wa mutabaye dore filime. Yewe data we naringiye. Hey, Mom. Hogezi nawe nta kindi yakoze. Hogezi ni umugabo ufite umuryango. You're so good to see you. I wasn't sure you'd make it. Oh, you look wonderful. How's it feel to be retired? Numva ngo wabavuye mu gikomando undatu cyane. Oh, you look great. Mbega usigaye umeze neza. Watu ngo afite ikibazo cyo kunywa inzoga nyinshi. Inzoga nyinshi gusa. Glad you could make it. Yes, sir. Ni byiza warabikoze neza warakize undatu cyane nyakuba. Papa we yari yaje mu muryango we. Hayes bose barunezerewe yitwa Hayes Hogezi. Ajya kuburana uwo bita Childers. I was married to your mom for about 5 minutes. Barakwereka uko byakagenze. Yaje hakuno ko yagahuye n'umuryango we afite n'umwana w'umuhungu umwana umaze kuba insore cye abanze kuba igisore. Well, is he guilty? Sir? Your friend, Colonel Childers. Inshuti yawe Childers. Umeze bite? You served with him. Wakoranye nawe. Rabbit dog we've all been hearing about? I don't think I should comment, sir. Come on, Dad, this is family. You can lighten up just a little bit. Sinyeka ko aricyo nabivugaho papa. Ari kumwe na se. Even if you thought you weren't responsible, it went wrong, and you were there. Nubwo waba atari wowe ufite inshingano zo kuba waragize nabi ariko ibintu bikagenda nabi uhari ibyo nabyo barabigushinja ko wari uhari ibintu bikagenda nabi. No. Why would you do that? Ujya kumutabara undatu cyane ngiye kumuburanira. Because he asked me and I owe him. Kubera ko yanyinginze kandi nanjye haricyo namukesha. Wisdom from the one person in this family who is not elected to serve his country. The Childers must have snapped. Happens to come back. I've seen it many times. Childers ashobora kuba yarakoze amakosa mu ntambara kandi bibaho. We have the presumption of innocence in the United States of America. Kubera ko yashatse kugira ngo abanyamerika baho gupfa gutyo kandi bicwe nabo yarebaga agahitamo kurasa bose. Mom, Dad's anniversary. We turi ku munsi w'ubukwe bukuru bwacu mu myaka ibaye 100 turushingiranye turongoranye. Mbabarire mwo kuvuga ku bintu by'ibingiyi ko hano. Buri mama w'abana. This man has trashed the reputation of the court. He's put us back 20 years. Imyaka ishize ari 20 mushobora kuba mwarakoranye neza. Umusaza nawe yavuye mu gisirikare nawe yari se uyu musore nawe yari umusirikare. Turn him down, he saved my life. Ntabwo natuma ajya mu byago wenyine yatabaye ubuzima bwanjye ngiye kumburanira. By falling senselessly on a grenade. The way I see it, this man should find himself the best damn lawyer in the country. Somebody better than me. Ukuntu mbibona kubera ko icyaha gikomeye ndetse n'uburemere bwacyo butoroshye uyu mugabo agomba gushaka avoka wa mbere ukomeye muri iki gihugu. Ntabwo byoroshye. Things are not the way they seem to be. They can do it to anybody. Forget that he's my friend. He can do it to anybody. And that means that your medals and your citations won't mean jack shit when they come after you. Umva uko abigenza kose ariko baramutse bashatse kugukurikirana babura kugukurikirana yarimo araganira na se atari yahura na Childers. His own guys are going to testify that he didn't have to open fire, sir.
hari abasore babiri biteguye nyakubaha kuba bashaka kumushinja ngo ko atagombaga gufungura umuriro hariya. It was a disaster. What about the footage from the embassy? byari bibi cyane. Videotape, home movie, shit. ndashaka twa kasete twari kuri ambasade, ibimenyetso byari byose biva kuri ambasade ndetse ntabyo. Ambasade bayirashe nabi cyane ndetse hafi igice cyayo cyararimbutse. Childers kumbe yaraje. Tom Chandler, he's going to help us prepare your case. Colonel Childers, good to see you again, sir. Colonel Childers, ni byiza kongera kubona nyakubahwa. Niwe bashinja nyakubahwa ngo ino hakuno twicaye tujye mu kirego cyawe. Afite abakomando bashatse kumwitaho. Hano hari umusore muto witwa Tom agiye gufatana na Hodges. I checked by their doctor. Well, I've got you an appointment with ours. Nifuje kugira ngo ufate amasaha abaganga baraza kuba barimo kugusuzuma. Mu kugusuzuma rero nawe ujya mu rukiko arwaye cyangwa se ari kwa muganga. That's a mistake, Colonel. Omba none se ko ari muzima. Ibyo byaba ari amakosa, mureke tubanje twinjire no mu baganga. Asked to be in the infantry. I asked to go to Vietnam. Ntabwo nigeze nsaba kujya muri infantry, nasabye kujya muri Vietnam. Nivuje iteka kujya hari intambara ikomeye. You know how many birthdays and Christmases I missed spent rotting in jungles or in the desert just so you could play war at ROTC? Childers. Uzi za Noheli ni zingahe nahombye sha ndimo kurwana ndi mu ntambara rimwe na rimwe ndi mu mashyamba ubundi ndi mu butayu. Batangiye kuganira na mugenzi we. Combat to people like Tom Chandler sitting right here in front of you. That's who you're making your case to. Uyu musore numwe mbari bwunganira ikirego cyawe uko byamera kose umwizera. That's because all my witnesses are dead. None se ninde muntu wawe? Bas. Okay, so what happened? Byagenze bite rero? Dore abagabo ngabakunda barimo boye ukuntu bari mu mushinja. This doesn't happen in a vacuum. Let's get a complete history of Colonel Childers. I mean, talk to every Marine he ever served with. Tuvuge ku mateka ya Childers kwanza duhereye mu mizi ye turuvugane n'abakomando bakoranye nawe. This guy is the warrior's warrior. Uyu ni ndwanyi. 2 silver stars. Afite imidari bamuhaye 2, yarwaye afite imidari 2 yo kurwana amazi. Ni umusirikare ukomeye. Our best. That's why he was sent. Yari uwa mbere niyo mpamvu twamwohereje. Good service he gave the country, but for what he did on the wall in Yemen, period. Yari umusirikare ukora neza baramwohereza ko bari bamwizeye gusa ibi yakoze muri Yemen. Ngiye kubaha ingero. Wa wundi umushinja. Set it and show the world we mean business. And the first. Kwereka amahanga yose n'isi ko hano twebwe abasirikare bacu bakoze icyaha dusobanura icyo tuvuga. We mean business. Dusobanura business. And then I'll put him in jail, but I will not seek death for a man who served this country honorably. Uyu mugabo ndaza kwemera tumukatira rwa burundu ariko ntabwo ndi bwemere ko bamucira urwo gupfa kuko yakoreye igihugu cye. Urumva byose ni kimwe. Nta rwa burundu nta rwo gupfa. Umugabo umushinja uko avuga. Whether a man is charged with murder or hailed as a hero is sometimes a very thin line. Haraza kubona karongo gato ko kuva muri iki cyaha. Childers receives orders that a regularly scheduled lawful protest outside our embassy in Yemen is unruly. Childers yakiriye amategeko yo kugenda agiye gutabara ambasaderi wacu muri Yemen. His arrival. Abaturage baza barimo kwigaragambya. Does not feel the situation warrants evacuation. Children yagomba kujya gutabara tumwe amategeko yo gutabara arangara yasuzugura. Across the street. Ba sniper bari hakurya y'umuhanda bakarasa abanyamerika. The embassy. A crowd of women and children. Abaturage ndetse abagore n'abana bari hasi nabo bigaragambye ibyabo bitandukanye n'ibyo we yagiye kubakorera. Arabarasa. Childers ndamufite. Urumva umushinja. Kumbe dore Childers nguyu mu nzira agendaga yihebye. Uturadiyo twose. Ina radio 11 hari amaradiyo ari ku mibare. Radio 11 radio nefu nimwe twebwe mwumva. Childers bimeze nabi. Yagendaga mu modoka yumva uturadiyo tw'amafuti. Tranquility it deserves. It's sort of like the military equivalent of the civilian. Abakomando suku bakagiye bakora kuko buri makuru mashasha shushe yose dore mama canje kumwana uno mwicanyi mama z'abaturage barakohereza ukajya kubamara wicuta abana n'abagore abasaza n'ubarebera izuba niko rata abishi bahora ikinyibwirira nkora kuri radio wica abana kiramucira nta kindi yakoze nka colonel ava mu modoka we civilian wa nkoko we uniform cerura yizi arongera agasunika yewe nibyo turaza kubyandika we tuza kubyandika mu museso wa burakeye byo ni ibinyamakuru bigenda byaduka nta mikino ihari ngo bamubonye kubita n'undi musivili bas play blackjack colonel ryo kina play jack colonel uyu nugiye kuburanira Hodges nako Childers uyu niwe colonel Hodges yaraje guhura n'uyu musore uzashinja Childers. The guy next to you. You know what cards have been played, you beat the house. Niba ukina amakarita cyangwa utayakina ari igihe rimwe na rimwe bikomera. Rimwe na rimwe ari igihe udatsinda kabone n'ubwo waba uri umuhanga bingana iki mu makarita. Television knocking some zit-faced kid around. You have to understand the kind of pressure Colonel Childers has been under a man with that kind of service. No. Naje ninja kubaza niba uzi uburyo Childers yakoze makazi. You're aware, Colonel, we could ask for the death penalty.
araza kubona igihano cy'urupfu niko mbibona That's been suggested. niko bikeka nawe Think what happened if a Yemeni killed 83 Americans? wambwira ibyabaye muri Yemen yica abaturage 83 Have a seat. icara Colonel icara tuvugane uyu niwe uzamushinja uriya nugiye kumuburanira kandi arabona akagabo kagiye gushinja karashinja ibyo katazi ariko kamwemezaho icyaha. Now guilty, he throws himself at the mercy. We'll help him out at sentencing. How much help? Well, I'm not about to promise you anything, but I'd say in the neighborhood of 10 to 15, out in 7. Major. Do you know what the life expectancy was for a second lieutenant dropped into a combat zone? Uzi ubuzima bwa lieutenant wa kabiri wari muri Vietnam muri 80 na kangahe uko bwari bumeze ndatsimbyicaho. Ibi bintu ugiye gushinja umusore umushinja ubwicanyi ntabwo yigeze yica umuntu. Tombora. Arajya hasi je niko ntombora nako mbibona. I got a question for you, Colonel. Mufite ikibazo kano. What happened at Kalu? Kalu byagenze bitajya kugutabara icyo gihe. The Battle of Kalu. Nambara muri Kalu muri Vietnam. Something happened. What the hell was it? Cheda zari byakoze byagenze bite? Just what happened at Kalu. Yamubwiye ikijambo muri ihangana ndagisubiza inyuma mu cyumva. Kumenya ko rwose abantu banyamategeko nabo bafite amagambo bavuga. Uyamubazaga muri Kalu mwibuke muri Kalu Cheda yatabaye umugabo Hodges. Bombi bari ba second lieutenant icyo gihe. You were there with Childers. Something happened. What the hell was it? Byagenze bite? Fuck you. Aramubwira. Just what happened at Kalu. Nibyo byabaye muri Kalu. Ikintu yamubwiye ngo nibyo byabaye muri Kalu. Yarongera akimubwira. Byagenze bite? Fuck you. Nuko. Just what happened at Kalu. Nibyo byabaye muri Kalu. Kongere duhurire mu rukiko. Yaramututse. Ariko sinabivuga rwose ubwo nabaye umunyamerika kandi na munyarwanda utukana. Your permission to go to Yemen? Kandi abanyamategeko. Did an exhaustive Article 32 investigation. This thing happened in Yemen. Nyakuba mwanshyigikira mukemera ko njya muri Yemen nkatangira ikirago nyereye mu mizi tukareba ukuntu kano Hodges yarenganurwa. Uyu yarasaba kujya muri Yemen. Witnesses or something the investigators overlooked, sir. Hari ibyo bagiye mu iperereza ryo kuba bamushinja Colonel Childers. Bashobora kuba batarashyizemo ndetse bataragaragaje. Nyemerera njya muri Yemen. We have our marching orders, and this court martial will convene at 0900 a week Monday. Now, is that clear? Kuwa mbere nibwo urukiko ruzafungura nibwo Childers azahamagarwa nta muntu bazaba bafatanyije niba ujya muri Yemen ugende wihuse kandi twumvikane neza. Uyu nta kindi yakoze yaje kubaza kureba mugenzi we. Bamwemereye kujya muri Yemen. Ariko nanone hari ukumushyigikira akajya muri Yemen. Uriya ni general wabakundaga bombi. Childers ndetse n'uyu Hodges. Hodges yatunze neza imodoka Childers irahari ariko Childers yafunze imiryango yose ikigabano kigiye kwiyahurana. Bataraje kubita mu rukiko. Komanga uriya mugabo azatsinda turiya ntambara. Iyi ni intambara mu zindi. Izi ni intambara bita psychical, intambara zo mu mutwe. Hari intambara zo kujya kurwana ku rugamba igipfunsi ku gipfunsi umwoto ku wundi cyuma ku kindi. Ariko rimwe na rimwe ntabwo ugomba kuyoba igihe ari intambara yo mu mutwe. Iyi ni intambara yo mu mutwe gutekereza gusa kandi ugatsindisha ibitekerezo unabitanze unabivuze. Katrori. Tekerezo bizima ariko uyu yagomba kujya muri Yemen aho cyabereye yaje amagara Childers mugenzi we. Mwanda wera kumbe Childers yari yicishije inzoga. Nta n'umudamu agira. Nta mwana ntabwo yigeze abona akanya ko kurongora ko yari umusirikare. Ntabwo nari ngiye ndabizi ntabwo wari ugiye yanyoye inzoga J&B yayigishije hagati. Can I leave you alone with that thing in the house? Yeah. I ain't gonna six on you, Hodge. I'm going to Yemen. If I have to stick your ass in the hospital till I get back, that is what I will do. Ndashaka kujya ngatafari kawe tukajyane kwa muganga ngiye kujya muri Yemen mpaka ngaruke wowe kirwaye. Tuzavuga ko urwaye yagiye kwirwaza. Bamuteremo serum y'ubuntu nta kirwara afite. Nabana ukarataramye. I'm not going to shit you. They offered us a deal. Ntabwo ndi bukubeshya nanubwo nje kukubeshya ngiye kujya muri Yemen. What do you think? I think they're Tekereza iki? For a whole lot of reasons. Ntabwo nzemera kubambwa kubera impamvu nyinshi. Tubyemere tubise nari intambara yacu yanyuma. Bas bari kumwe. Ay. Kano Hodges. Na Kano Childers. What they asked me to do, Hodge. Nakoze ibyo bansabye gukora Hodges. Marines over there. Nabuze abasirikari muri iyo ntambara. I lost Marines over there. Nabuze abasirikari. You analyze? If I'm guilty of this. Niba koko narakoze ibyaha. Everything I've done in combat for the last 30 years. Imyaka 30 nakoreye igisirikare cya Amerika ibyo byaha byose babimamye. Nguyu yafashe indege ajya muri Yemen. Byacu bitinda mu kanya baganiraga dore yuriye indege arimo arajya muri Yemen.
Yemen nta kindi cyamujyanye agiye gushaka ibimenyetso. Gusa ibimenyetso ajya kubishaka yari afite amafoto y'abantu bapfiriye kuri ambasade y'Abanyamerika. Afite ibimenyetso, afite ambasade ukuntu yahiye. Na naka kanya arakibaza, ntabwo agendera kuri ibyo gusa, agomba no kugera kuri tere. Katurore. Ukuntu hubatse ukwaho wajya ni Nyakariro. Abaturage bo muri Yemen. Dore polisi yo muri Yemen. Abana b'Abarabu bara. Captain Hustings, I'm not in uniform and I'm not saluting because of the snipers. Please. Ntabwo ndi muri uniform, nta nubwo ndi butera amasari kubera aba sniper. Uraza kwihangana hano ni muri Yemen byahura bizi banga Abanyamerika nshobora kuguterera isari bakamenya ko turi abakomando bagahita bampima muraho nyakubahwa. Afande turagushyigikiye. Ubu nawe ni umusirikare uje kumutora. Akira kumbwira umwanda utwara imodoka. Ndakumvisha nyakubahwa. Nagusoma kabisa. So nindi mizaje komando ntuzabivugura umusivile bashobora kugukurura. Nagusoma we mujinga sana badirisha ufite ikiburi nindi mizaje komando. Bas nta kindi yashakaga ni ibimenyetso bigaragaza Childers koko ko yakoze People who were at the scene as you requested, sir. We can start tomorrow. Nyakuba nateguye abaturage bari baraho ibintu byabereye hari twatangira nejo tukajya muri abaturage tukabaza. Mpereza katsindwe mwese muri bamwe mwamugambani. Dore abaturage bo muri Yemen arayicaranye Karabure. Ariko iriye Karabure mbonyera nsubize inyuma turebera. Yandi Karabure 12. Abaturage bari hariya n'Abarabu nta mikino bagira. Muze harashaje ariko bana nse ku Banyamerika kabisa. Karabure 12 nta mikino. Muze Abuduru n'Abarabu hano nibasarama ariko nta mikino. Mashallah. Uyabaye kigera gutya mu hoteli agiye gucunga neza n'abaturage barazifite. Abantu nakuntu bajya myigaragambye bure kubona urusasu ruturutse mu kana n'utwona hariya tuba tuzikoreye. Went to a bunker outside the city behind about a mile of barbed wire, sir. Barerekeye nta handi yamutwaraga ni kuri ambasade y'Abanyamerika aho yahoze. N'abandi babayo. Ambasade yarahakuwe hasigaye harindwa n'ingabo za Yemen. Abasirikare ba Yemen ndetse n'abapolisi. Dore utumodoka twahiriye. Hashize iminsi dore ukuntu habaye uyu nta kindi cyamuzanye yazanye na kamera arashaka gufotora ibintu byose. Undebera ukuntu filime igiye kuryoha we ntuhumbye wemere nk'impyisi humbye hashize amasaha 3 ariko iyi filime irangiye udahumbye kuko nuhumbye urahomba nanjye se mumbye ubwanjye raka aya masasu narimo kuzamuka kuri ambasade saturutse hejuru no kuvuga ngo bari hasi hari icyo batangaga ibisi ibimenyetso bantu bakuru ibisi ibimenyetso natwe ubwacu tugiye kuburanira uriya mugabo ibisi ibimenyetso hayiga data kamera zifotoramo kamera zarebaga hasi zinjiyemo amasasu dore filime yitonze cunga neza kumbe no hejuru bakabye mwana kafiruna cyamubonye ko ari umukafiri nta musiramu ugenda yambaye ibipantaro yewe pole yewe nani bikuranga yewe yallah mashallah yalla gabo na mukafiri wo muri Amerika mwami ni mukafiri abasiramu paka utari umusiramu gusa bakwita umukafiri ngo na mukafiri uzajya mu ijuru abakafiri bose bazangwa ijanaba rero ni ibintu bibi cyane abasiramu barabyumva buriya gihe ntacyo ntaza bize twize byose ariko mubaze kuvura ibisebe sindimo abize barize bazi byose bazi no kuvura ibisebe nuko nayo bazi kuyigegena ugasanga n'imitsi y'udutafari bayitunganyije muri embassy amasasu gaho yagezemo harangiritse reba nuhumbya nakubwiye urahomba dore idarapo rya Amerika niba bararitwitse bakaza kuri nagame indani nibyo amasasu yagezemo nta kindi cyamo leta ya Yemen yemeye icyo bita cooperate kumvikana bareba ukuri n'ukuri uyagezemo indani yasanzemo ka kasete muri ambasade ntazi uwagashyizemo urebe filime ako gakasete arangije agafotoreramo ndareba urebe nuhumbye urahomba kuko buri kintu hano arimo gufata akagifotora gikubita umufuka iki hari impamvu kijyanye uraza kuyibona
sinkubwira ngo niyi kuko nanjye ndimo ndareba filime nkayireba ariko giye kuko ndi umuhanga mu gukurikira filime nagiye kure niyo mpamvu turi bujye kure ucungu nareba ndakubwira ibyo bavuga ibi ndimo kongeramo ni gisoryo nako n'umunyu ni ibirungo bon appétit ni Kano Hodges agiye kuburanira Kano Childers mu yandi magambo reka mbishyire mu kinyarwanda Colonel Hodges agiye kuburanira Colonel witwa Childers uyu yitwa Colonel Hodges raka Kano Hodges ariko uwagiye kuburana mwibuka ikintu kimwe wagiye noneho gushinjwa n'uwitwa Major izina ndaryibagiwe yafotoye neza kamera ukuntu ibireba hasi kamera iri hejuru irareba hasi arangije arayifotora arongera arayihindukiza ayipima naho amashusho yayo aturuka iyi kamera yarebaga hasi ariko ifite isasu riyinjiramo byose mu birebe harangije maze atangira kwisunika bunyibunya arisunika buhoro buhoro atangira gufotoramo ukuntu kuko ari koroneri na wa mugenzi wari koroneri umwe barimo gushinja afotoramo ukuntu ashobora kuba yaraje kandi kuko ni kuri yagiye maze ajya kwisha hariya mu nguni aho cyagiye arekuriye itegeko ngo ni mwivange muri iyi ntambara engage abwira abasore be yarungurutseho hasi ukuntu mugenzi we ashobora kuba yararungurutse kumbe hari abarimo gusengera imirambo bapfuye nabi bazize ubusa baragiye baragenda bagiye cyane abonamo n'uruzingo nako n'urwavu nako umwana mutoya nani ngiye kwibeshya ngo mugo urwavumba bari inkende yabonyemo akana gatoya izavumba ni inkende cyahe cyo mwadukoreye cyaha Allahu wakibara ajya twicurira gacaho nakana k'umwarabu القوات الأمريكية البحرية أطلقت النار جاء كل كل بوليس أذا كل iperereza rye yagiye kuburana mugenzi w'icyayi cyabara cyane umva amagambo Armed American Marines, they were shooting at his people. abaturage barashwaga n'abasirikare b'abanyamerika bafite intwari He's saying the Marines shot first. abasirikare nibo barashe mbere se تقول أن المارينز هم البادئين بإطلاق النار؟ Why were your police officers ordered to abandon the embassy on the day of the riot? kuki mutategetse abasirikare banyu bajye kurinda abaturage bari bagiye mu myigaragambyo لأن احتجاجهم كان سلميا لذا لم يكن ملزما علينا أن نقضي الليلة هنا amusubiza icyarabu Allah mashallah No reason to stay. ngo nta mpamvu abasirikare bagombaga kuhaguma aho ngaho بعد القتل هل وجدتم hari intwaro zabonywe muri aba baturage se أبدا أخذنا كل شيء بقي هناك muva mwarabu mwarakaye cyane mashallah abana b'abakafiri mwaratumate ngo nta ntwaro bigeze babona muri aba baturage barawo hafi aho naho habona kandi ka kasete ako ka kasete niba nako yarakibye nibyo utambasa mwibuka kandi ka kasete yabonye muri ambasade kuri filime kungwira ryo abarabu bari hano dore ibijipo abantu b'abagabo bambara ibijipo يكفيكم ما فعلتم في بلادنا وفي العرب ntabwo mwakoze byahagije ko mukutana harab mu barabu ntimwakoze byahagije baramuteranye babonye ko atari umwarabu dore kwasa n'urusura rubi ukirya cyatsi ukirya ari kizima tujya kugikaranga mu butasha barabu bari hano afite agasura katameze nka kacu cyane umunyamerika uyu nguyu cyane yewe cyane umunyamerika sibwo yahuye n'isanganya yagiye mu iperereza nawe bagiye kumukururira dore abarabu umugabo yarirukanse mama shenge mufate umukafiri cyane mufate Muhammad yadusigiye rwose isezerano tuzajya twica abakafiri basi ko umugabo yakagiye umujyane mwikaburi umunsi yapfiriyeho ikaburi nirimbi mwikaburi umunsi yapfiriyeho bamujyanye mwikaburi